Mwongeye kwirirwa bakunzi ba Elajoy TV mbahaye ikaze. Ni amakuru y'incamugongo twumvise ku muhanzi nyarwanda ariwe Chris Easy mwagiye mumenye. Umunsi ku munsi ko yagendaga iminsi ishira. Turamuzi cyane muri entertainment, muri social media cyane turamuzi. Rero aka kanya umubyeyi we yarasigaranye akaba yamaze kwitaba Imana. Abakunzi ba Chris Easy twihangane kandi dukomere, mwisi niko bimera kuko mwisi turabagenzi. Uyu mubyeyi rero yakundaga umuhungu we cyane, bakaganira bagaseka bakishima cyane. Chris Easy niwe mubyeyi wenyine yarasigaranye. Birababaje cyane, biteye agahinda, ariko nta kundi mwisi niko bimera. Imana y'amahoro imwakire mu bayo kandi imutuze aheza. Rero mama we yari n'umusiramukazi, n'abantu b'abasilamu nabo turabakomeje, nabo Imana ibasange kandi ibahe gukomera kubw'iyi nkuru mbi ibageze mu matwi yabo bumvise ku mubyeyi wa Chris Easy. Turabakunda bakunzi ba Elajoy, ntago iyi nkuru nari kubura kutayibabwira nubwo idashimishije, ari inkuru y'incamugongo, ariko mwisi niko bimera kuko mwisi turabagenzi. Dufite kuzataha natwe, mwisi turabacumbitsi. Baganiraga aho ngaho baseka bari mu rugwiro, amubaza ibintu byinshi namwe muri kubibona, ati mama umeze ute? Mama nawe akishima ati mwana wanjye meze neza cyane. Baravuga ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu, koko rwose niko bimeze kandi namwe murabibona cyane urugwiro bafitanye aho ngaho. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Paul Chris Easy musaza wacu waduhaye ibyishimo, mama Imana imwakire mubayo kandi imuhe iruhuko ridashira. Umunyarwanda niwe bivuze neza ngo umubyeyi w'umumama ahora ari umumama kandi ahora arwanirira ishyaka umwana we. Chris Easy niwe mubyeyi wenyine yarasigaranye ari we mama we, ariko Nyagasani yashimye yuko atahana umugeni we. Twagira ngo tubwire abakunzi ba Chris Easy mukomere, twese dukomere mu myidagaduro, mu social media. Yaduhaye ibyishimo uyu mwana w'umusore, uyu mwana w'umuhungu. Turamwifuriza gukomera kandi turamwifuriza gukomera muri ibi bihe bitoroshye byo kubura mama we, byo kubura umubyeyi we. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye cyane, ariko kubinyuramo twese ni iwacu, tuzataha. Rero twifurije Chris Easy gukomera kandi mama we Imana ikamuha iruhuko ridashira. Birababaje cyane, biteye agahinda cyane kubona umuntu w'umubyeyi wawe wari usigaranye ataha. Biba bibabaje cyane, ni agahinda, amarira, ariko Nyagasani ureberera imfubyi amusange amugirire neza. Rero byatangajwe n'umukunzi we wa hafi ariwe Juno Giti. Yabinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, yandikaho amagambo ababaje cyane ku mubyeyi wa Chris Easy. Aravuga ati Paul mama, Imana iguhe iruhuko ridashira. Niho twese twahise tubimenya, kuko yari umuvandimwe wa hafi, Juno Giti. Rero twifuje yuko abakunzi ba Elajoy TV twabagezaho iyi nkuru nubwo atari nziza, ariko bamwe bakabasha kubimenya, bagaha Paul musaza wacu, bagaha Paul Chris Easy, kuko yaduhaye ibyishimo rwose. Abakunzi be bari hafi bamube hafi cyane muri ibi bihe bitoroshye. Rero bakunzi ba Elajoy TV, nagira ngo mbabwire aya makuru atari meza, amakuru y'incamugongo, haba mu Rwanda, haba mu myidagaduro, haba muri social media twe tuzikoresha cyane. Ni ibintu bitumye twese dusa nkaho tudekuraje mu kuntu kubera aya makuru mabi twumvise, ariko Nyagasani Yezu, Nyagasani Imana ahe umubyeyi wa Chris Easy iruhuko ridashira kandi
amuhe ubwiza bwo gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Mugire amahoro, mugira ubuzima, mugire ubuzima buzira umuze, kandi tujye duhora twiyejeje kuko umunsi n'isaha ni aha twese, kandi twese tuzataha. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibagirire neza, muri ab'agaciro kuri njyewe ndetse no ku buzima bwanjye bwose. Muri beza, ndabakunda, nubwo tuba twumvise amakuru ababaje cyane, amakuru atuma tugira agahinda, tukagira umubabaro mwinshi cyane, ariko mu isi turi abacumbitsi, tuzataha iwacu mu ijuru, aho tutazongera kubabara, aho tuzajya twishima kurushaho, aho Uwiteka azatugirira neza. Murakoze, murakarama, ubwiza bw'Imana bubabeho, ndabakunda.